noneho nasubiye iwacu mu cyaro mbabazwa nuko mvuye mu ishuri mvuga ikinyarwanda cyonyine ndavuga nti rero ngiye kujya mu barukore ngiye gushaka kuvuga indimi njye nakijijwe ngiye gushaka indimi hari n'abakizwa ngo bajye gushaka udukumi mu rusengero ariko ndashime njye nicyo cyatumye nyizwe turasenga hashize umwanya Imana zambwira ngo amasima agiye kugwa kuvuga indimi nahise ndarama ikintu cyatumye ndarama nagiraga ngo nibimanuka bize kumanukira mu kanwa neza bitacika nujye ugira imbere y'Imana nawe ntukarangane amen uhura n'ikibazo bamwe bagatabago ugasigara udatabawe ukavuga ndazira iki nakoze iki urumva ariko Imana ntabwo ikorera mu guhomba ngeze mu wa gatanu arapfa ibaza umuntu wari wizeye yuko azakwakinza akakuzana umugore arapfuye nibwo nahise nemera ijambo rivuga ngo iringira umwana w'umuntu afu kuko kumugarura uri mukuru Japoro birababaza ureba abantu mwabyirukanye umuntu yakwita kajoriti kera nge nakubise umuntu imbago mu mutwe urumva neza polisi za kunshaka njya kwihisha muri wese ndashimira Imana ndindiye muri wese nakubwiye ngo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji yakubonamo inzanga yakubona kuzapfura imbwa yakubona kuzapfusaze yakubona buri wese afite uko gufata. Mwiriwe inshuti zacu dukunda cyane uyu munsi twabatumiriye umuhanzi mwiza cyane uhimbaza Imana uririmba umukozi w'Imana hanyuma ugiye kuyobora ikiganiro nitwa Paul nkuko bisanzwe tuzajya tubana kuri iyi channel hanyuma tutabicishije amatsiko reka twakire mwene data karibu mwene data. Murakoze cyane igihe nzumbura ishami rya Yakobo Yakobo ntibazongera kurira Yakobo ntibazongera kubabara Yakobo ntibazongera gukena Yakobo bazibera mu mahoro. Amen amen amen. Watangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye uwo turi kumwe mu mazina yawe. Yego amazina ni yayandi ni Ntezimana Donati ntabwo ajya hinduka nayo ngayo. Murakoze cyane urumva ko turi kumwe n'umukozi w'Imana Ntezimana Donati akaba ari umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Uyu munsi turi kumwe rero kuri channel yacu cyo tubibutsa no gukora subscribe mugakora like and share kugira ngo ibiganiro dukora bijye bibasha kubageraho. Imana bamugisha cyane. Hanyuma Donati turi kumwe uyu munsi turakwakiriye Imana igumugisha ku Ijambo Yesu TV. Ijambo Yesu TV. Amen. Amina. Urumva ko ibintu ari baraba. Hanyuma rero Donati watangira wibwira abantu badukurikiye kuko abantu bose ntago ariko bamenye umuntu. Hanyuma ndumva mu ncamake watangira ubibwira. Donati ni muntu ki? Donati amazina yo nayavuze ni yayandi ni Ntezimana Donati. Mvuka mu karere ka Gicumbi ahantu bita Yaramba. Abantu benshi baranza aho Yaramba niho nakuriye nkurira mu buzima butandukanye nyine harimo ubuhamya nyine urumva nta muntu ubura ubuhamya. Umuntu wese bujya agira ubuhamya mu buzima bwiwe sibye ko buri muntu agira ubuhamya akagira n'umwihariko w'ubuhamya bwiwe. Rero naje kugera igihe mvibyumba nza mu mujyi wa Kigali. Ubu nkaba nuye hano bita mu Gasyata aragura yo kubigeka afa. Imana bamugisha cyane murumva ko nta muntu utagira ubuhamya turi kumwe na Donati kandi Imana yamugiriye neza. Hanyuma Donati mu ncamakeya turi mu kiganiro cyitwa Ijambo kandi Ijambo twamenye ko ari we Yesu. Yego. Mu kumenya ko ari we Yesu rero tugira ngo ubwire abantu badukurikiye iryo jambo waribonye ute waribonye ryari bese mu ncamake Yesu yakugezemo ryari yagufatiye he waruri he ndagira ngo ubwire abantu badukurikiye. Yego ijambo ari we Yesu yangezeho naramubonye. Kwitanga kwiwe ku musaraba akajya inyabihanga akabambwa kugira ngo nge nzahabwe ubugingo buhora akemera kumfira. Hari byinshi yagiye ankorera mu buzima yenda ndashingira kuri iri jambo riri mu Bakorinto ba 2 ibice byaho ni 6 havo kuko niho n'ubuhamya bwanjye bushingiye avuga ngo kandi ubwo dukorana nayo ubwo n'Abakorinto ba 2 ibice byaho 6 duhere ku murongo waho wa mbere
haravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye, ndore none nicyo gihe cyo kwemererwamo ndore none niwo munsi wo gukirizwamo. Amen. Rero ngewe Donati na wabonye ko ncumbagira, ariko mu gucumbagira siko navutse nk'abandi bose, nta kibazo nari mfite. Ntago wahamagara ikigeragezo, wabona kije ariko ntiwagihamagara. Rero naje kugera igihe 2001 ndamugaramura n'ikibazo bandoze, nkuruza ikibuno imyaka 2 yose ngendera hasi. Ariko iri jambo dusomye riravuze ngo ubuntu mwahawe mwirinde kubupfusha ubusa. Ubuntu Yesu yatugiriye, cyangwa se jambo nkuko iyi channel yitwa Jambo Yesu TV, nkuko jambo hari icyo yakoze mu buzima bwacu, cyangwa se cyatumari icyambere yaduhaye agakiza ku buntu. Ubu buntu nta kintu wabugura, akagakiza kari mu buntu. Mu buntu ikindi dushimiye Imana, ndenda naza kubivugaho. Hari igihe abantu bahabwa ubuntu bakabupfusha ubusa, ariko ndashimira Imana kubw'ubuntu yangiriye. Muri iki gihe rero nakuruzaga ikibuno ngendera hasi, naje kugirirwa neza n'Imana. Imana ikoresha umuzungu amfasha mu buryo bwo kwivuza, yanjyanirira biranga, njyana inemba biranga, njyana muri CHK biranga, njyana igatagara biranga, kandi abandi barabavura. Uzi ko hari igihe uhura n'ikibazo bamwe bagatabagwa, ugasigara udatabawe, ukavuga ndazira iki, nakoze iki. Ariko Imana ntabwo ikorera mu guhomba. Hari impamvu ibicecetse, nubwo icecetse iraceceka kandi igakomeza ikakurinda. Zaburi ya 50:3 hari ijambo rivuga ngo Imana yakizaza ntizaceceka. Ngo imbere yayo umuruza kungura kandi umuyaga w'ishuheri uzayigota. Hari igihe Imana iceceka ariko iyisha igusigira ikibemeza. Rero muri icyo gihe cyose naje kugera uwo muzungu arangije abwira iwacu, ababwira ati nta kindi namara umwana wanyu usibye kumushyira mu ishuri Gatagara. Niga Gatagara umwaka wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3. Uyu muzungu arankundaga cyane, uburyo yankundagamo numvaga azanyubakiriza akanzanira umugore. Rumva ibyanjye bye byarakemutse. Jean Paul asigaye ibyawe ihangane, ntituzasubirizwa rimwe, buri wese agira weekend ye, buri wese agira samedi ye. Abadukurikiye umuntu nasubizwa ntukazana umushiho. Oya nta mpamvu. Noneho muri icyo gihe ngeze mu wa 5 arapfa. Ibaza umuntu wari wizeye yuko azakwakinza akakuzana umugore arapfuye. Nibwo nahise nemera jambo rivuga ngo wiringira umwana w'umuntu afu. Dushimiye Imana y'Isiraheli twiringiye, ntipfa ntisaza nibora n'Imana yite. Nta n'amatora azabaho jambo, nta matora azabaho ngo tugiye gutora indi Mana. Reka yahozeho izahoraho. Imana rero ishimwe. Noneho nasubiye iwacu mu cyaro, mbabazwa nuko mvuye mu ishuri mvuga ikinyarwanda cyonyine. Ndavuga nti rero ngiye kujya mu barukore, ngiye gushaka kuvuga indimi. Njye nakijijwe ngiye gushaka indimi. Hari n'abakizwa ngo bajye gushaka udukumi mu rusengero. Ariko ndashimye, njye nicyo cyatumye nyizwa. Ugishaka indimi? Nicyo cyatumye nyizwa njyewe. Nshuti zacu mudukurikiye, murumva ko Imana igira neza. Icyo tubasaba ni inkunga yoroshye, ni subscribe, ntabwo igurwa, ni ugukora aho hatukura, ubundi ukajya ubona ibiganiro byacu bya gospel byiza, kandi Imana igira neza. Hanyuma rero nshuti yacu wakijijwe ushaka indimi, nicyo cyatumye nyizwa. Nkese mu ishuri byari byanze, nta cyongereza nari mvanyemo, nta n'igifaransa. Hanyuma dusubiye inyuma gatoya, mu ishuri wagarukiye mu kangahe? Ni mu wa 5. Mu wa 5 mu mashuri abanza. Primaire naho nagarukiye. Birangirira uravuga ati ngiye ubu ngiye gukizwa. Ngewe nabyo ariko gukizwa nenge gushaka indimi. Ngaho duha urwo rugendo. Noneho muri uko gukizwa ngiye gushaka indimi, hari umusozi wacu bita Gikombe twazamukagaho twajya gusengeraho. Habaga y'urusengero hano mu Batista. Noneho nawugeraga uwo musozi, ariko uwo muzungu yapfuye amuresheje imbago 2 nagenderaga akaguka ariko agifatanye n'ikibuno. Imbago nene yize kuzigendera higatagara.
noneho nageraga kuri umusozi nkagenda nirukanka. Ikintu cyatumaga nirukanka ni iki? Nagiraga ngo nereke Imana ko nyene kuvuga indimi. Njya ishuro ya mbere irazinyima, iraceceka. Indimi subiraho bwa kabiri ntabwo ntiyazima. Ku shuro ya gatatu irambwira ngo muhaye Imana yo kwerekwa sinabishakaga, nashakaga kuvuga indimi. Biranga. Noneho kuri iwacu aje gupanga amasengesho iminsi 2 bari kwasenga kuwa 5 no kuwa 6. Mukuru wanjye ambuza kujyayo kuwa 5. Cungazanye n'abashyitsi nimugoro ndamubwira nti wambabariye ejo tukajyana gusenga. Ntabwo ari kwanga kandi ari kumwe n'abashyitsi. Urugero uzarebe iyo umuntu asanze papa we muri saka amubwira ati papa wambabara ukangura ikirindi azi ko nagiherutse. Papa w'umwana nubwo yaba asigarana 100 byo kugura umunyu ari wo barararira ararihereza uyu mwana kubera iki? Abashyitsi. Tuba tugiye gusenga no kuwa 6. Bigeze saa 4 ndi kwihuta ubwo ngubwo. Bigeze saa 4 umuyobozi waruyo baravuga ngo buri wese agiye kwigererayo. Abantu bajya gusenga buri muntu wese agomba kwishakamo ibihe byiza. Turasenga hashize umwanya Imana zambwira ngo amasima agiye kogwa kuvuga indimi. Nahise ndarama. Ikintu cyatumye ndarama nagiraga ngo nibimanuka bize kumanukira mu kanwa neza bitacika. Nujye ugira imbere y'Imana nawe ntukarangana. Amen. Imana ishimwe rero ndangije indimi ndazivuga. Singe wahira. Rero nyimara kuvuga indimi numvishe mbotse mu mutima. Kuko kumugarura mukuru Jean Paul birababaza. Ureba abantu mwabyirukanye umuntu yakwita kajoriti. Kera nge nakubise umuntu Imbago mu mutwe urumva neza. Polisi za kunshaka njya kwihisha muri wese. Ndashimira Imana ndindiye muri wese. Amen. Amen. Noneho reka mbabwire umwuka wera w'Imana akora imirimo myinshi. Yamaze umubabaro. Aho nuzira umwuka wera Donati sinyirwana nabaye umwana mwiza. Amen. Nuko kandi yenda uranzi nditonda ndagerageza. Rero muri icyo gihe ukuntu nakiza akaguru kamanutse. Twakundaga gusenga kwakunda abantu babyina. Bagahimbaza cyagihe ibihe biba bibaye byiza. Turabyina none uko tubyina ndi kubyina n'Imbago. Uko mbyina Imbago uko mbyina akaguru kagenda kamanuka, uko mbyina kagenda kamanuka, uko mbyina kagenda kamanuka, akaguru karinda kagera hasi. Wibuke ko kwa muganga byaranze. Ariko ngeze imbere y'iyera ya Isiraheli biremera. Yenda abantu banzimu cyane mu mujyi wa Kigali natangiye kuririmbamo ngendera ku Mbago 2. Na hano hambere naririmbye naho bita kwa Yongwe. Yongura mubona Joseph. Noneho yarafite itorero hari ya Horebu Kimisagara. Niho hano naririmbye uwo bita Pastor David ari mu bantu bamanurenga Imbago nzazita. Rero Imbago narazitaye singe wahera ndagenda n'amaguru yanjye yombi uko arabi. Urabona ko nizanye naje n'amaguru yanjye uko arabi. Imana rero yarakoze. Ndashimira Imana ko natakigenda nkuruza ikibuno. Cyo ni icyambere. Kabiri ndashimira Imana ko natakigendera mu kwitwaza inkoni. Kabiri sinyigendera mu Mbago. Icya gatatu ndashimira Imana ko ngenda n'amaguru yanjye yombi uko arabi. Ushobora kuvuga ngo ko gahengamye karamaze. Bibiri ivuga iki? Biravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rucyo ngo nanubira cyaturokora twiringiye ko izakomeza kuturakora. Iyakoze ibya mbere n'ibindi izabikora. Amen. Nshuti zacu mukurikiye Ijambo Yesu TV, Imana ibamugisha cyane. Turi kumwe n'umukozi w'Imana. Hanyuma ndagira ngo nkubaze utuntu dutoya hanyuma dusatira umusozo. Mu buzima wabayeho ukiri iyo iwanyu mu cyaro naho ugereye muri Kigali, wambwira nk'ibintu nka 2 byakubabaje mu buzima uvuga ati iki kintu kabisa ntarabona Yesu cyarambabaje? Ibyababaje umuntu biba ari byinshi. Ariko ngewe kubera ko nakuze nkurikira mama nta n'ibyaha byinshi nakoze. Ko nakuriye mu nkiri mutoya. Noneho mu bintu byambabaje ikintu cya mbere cyambabaje ni inzara. Zara yarandiye njya kwiba imyembe. Narihanye iki cyaha Imana yarakimbabariye. Yako naribye kubera inzara. Byarambabaje inzara. Ikindi kintu cyambabaje nigeze kujya nsohora indirimbo bwa mbere. Naraye mu modoka muri garage nabuze aho ndara mu mujyi wa Kigali. Ndagenda mbura ahantu ndara mu modoka muri garage ngira ngo irakinze. Noneho nshaka no kwihagarika munyihanganire. Nshaka kwihagarika ngira ngo n'amadirisha arimo.
bimbana ikibazo. Ikintu cyambabaje no kubura aho ndarangiye gukora indirimbo bwa mbere, nta muntu nari nzi muri Kigali, nta n'uwagucumbikira. Yenda barahari ariko icyo gihe nta wacumbikiye. None se mbeshye nta jambo wari ufite. Iyo udafite ijambo nawe ukwitaho. Impamvu ngomba gukiranuka kugira ngo Imana ima agaciro. Yego. Amen, amen. Murakoze cyane. Murumva ko Imana igira neza kandi igira inzira nyinshi. Hanyuma n'iki wabwira abantu batarahura n'uwo Yesu? Ndagira ngo wabwire nibuze nk'amagambo yabahumuriza muri uru rugendo barimo. Ubu ngubu gatabarwa, Imana ikakugirira neza, hari abandi bataratabarwa. Wababwira iki rero umukozi w'Imana? Ikintu nabwira abantu wenda badukurikiye n'abazatwumva, ariko hamwe no gusenga n'abatadukurikiye, amasengesho agera ahantu hose. Yego. Kuko turanasoza dusenga. Ikintu nabwira abantu n'ubu buntu bahawe, akagakiza bahawe, barasabwa kutagapfusha ubusa. Ikindi, agakiza icyambere kazana amahoro. Kandi ikintu amahoro isi ikinibuze nta amahoro. Rero amahoro ntiwasanga bayatanditse mu isoko, ntiwajya no muri restaurant ngo mungaburire amahoro, ntibibaho. Amahoro azanwa n'agakiza. Rero ndabwira abantu cyane cyane ari abantu bireba ngo ni beza kubera ubu buntu bahawe bagiriwe, Imana yarabahaye isura nziza, ubu buntu ugasanga babupfusha ubusa, gasanga bari kubwangiza. Ariko impamvu Imana yaguhaye iyo sura nziza si ukugira ngo ubipfushe ubusa, ahubwo kwari kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Nabwira abantu badukurikiye nkababwira nti nibagarukire Uwiteka kuko nawe arabagirira ibambe rwose. Niyo waba arakoze ibyaha bingana bite, nta cyaha kibaho Imana itababarira. Natwe twarababariwe, natwe twari babi. Gusa hamwe no gusenga no kwinginga Imana ikomeze bashigikire ubuntu mwahawe mwirinde kupfusha ubusa. Niryo jambo numvaga nababwira. Donati ati ntacyo cyangwa se nta cyaha Imana itababarira. Tudukurikiye ibyo urimo byose, waba warageze kure cyane, ndakeka ni warusha Donati wageze aho kubita umuntu imbago. Imana nta cyaha itababarira. Imana w'umugisha. Hanyuma rero turi kumwe n'umuhanzi, ntago yapfa kuducika aturirimbiye kuko afite album nziza cyane. Nibuze uturimo igitero kimwe ku ndirimbo witira album yawe ya mbere. Karibu. Haririnde iteraniro tuzagira mu ijuru, rizaba atari nkayo mu isi kuko ritazarangira. Twebwe turabanyamahirwe kuko tuzariterana, turahirwa tw'abanyamahirwe kuko tuzariterana, tuzabana n'umukiza Yesu udatandukana. Amen, amen. Urumva kubera gusenga ijwi ryaraheze. Hanyuma rero nshuti yacu udukurikiye, iyi ni Ijambo Yesu TV. Icyo usabwa no gukora subscribe. Ibiganiro tugiye kujya ducisha kuri uru rubuga cyangwa se kuri chaîne yacu bikajya bikugereraho igihe. Ni inkunga yoroshye, no gukora aho hatukura, ubundi ugakora kuri like, ubundi ibiganiro byacu kabigeza ku bantu impande zose z'isi aho muteraniye, abari muri East Africa, abari Buraya, abari hehe, mwese cyo tubifuriza no gufashwa n'umwuka wera. Hanyuma rero Donati, nkuko twabivuze, turi mu kiganiro cyitwa Ijambo. Hari abantu badukurikiye batarabona iryo jambo ndetse bataranahura na Yesu. Turagira ngo rero nimba ari ikintu wababwira ubabwire, hanyuma tuze gusoza ubasengera Imana, ubaragiza Imana kugira ngo nabo nibuze nibahura n'uwo jambo, nkuko Imana yakugiriye neza ikaguha amahoro yo mu mutima, ibyari bimeze nk'umusozi kuri wowe ikabigukuraho, ikagukuraho igisuzuguriro cyo kumugara, nabo nibuze Imana bongere kumva Imana muri bo. Karibu. Murakoze cyane.
ubusanzwe mu buzima bwanjye nkunda kwishima, ujya ubibona, nkunda kwishima. Kwishima rero uyu munezero wacu tugira ntabwo ukomoka mu gahunga, nta nubwo ukomoka mu gafuka k'umuceri kaparitse mu rugo, nta nubwo ukomoka ku mafaranga, nta nubwo ukomoka ku madolari cyangwa amayero kubera ko mu ikofi ibyimbye, ahubwo umunezero wacu akenshi na kenshi ukomoka muri Kristo Yesu, kuko biravuga ngo abari muri Kristo Yesu baba bahindutse icyaremwe gishya. Rero Imana igihindura umuntu, burya reka nkubwire, nta muntu wakora ibyaha nk'ibyo Sawuli yakoze, kandi Imana nawe yaramuhinduye, yahuye na Kristo amutunguje umucyo we. Nawe udukurikiye, Kristo yagutunguza umucyo, ugakizwa, ugahinduka, ukava mu ngeso mbi waba urimo cyangwa se uhagazemo. Ndagira ngo nkubwire, garukira Uwiteka kuko nawe arakugarukira. Yesu aracyafite imbabazi. Numva twasenga. Mwami wacu Yesu, Imana ifite imbaraga, ifite ububasha n'ubushobozi ku byaremwe byose, tugushimiye aka kanya uduhaye ko kuba imbere yawe. Dusengeye abadukurikiye bose, abatarakizwa no wabahagakiza, kuko guhindura ni ukwawe. Mana nyiribihe, tugushimiye imbabazi zawe zihoraho iteka. Tugushimiye ko izi mbabazi watugiriye ukaduha agakiza ku buntu nta kiguzi. Ijambo riravuga ngo n'udafite ifeza nawe naze. Imana ishimwe kubw'imbabazi watugiriye. Aleluya. Tukweretse rero imitima y'ubwoko bwawe, Mana niwe wayihindura ugatanga agakiza ku buntu. Ikindi dusengeye abadukurikiye, hari abafite ibibazo bitandukanye, n'Imana ikemura ibibazo. Dusengeye abarwayi, ubakiriza ubuntu kubw'imbabazi zawe nyinshi. Yewe nyiribihe Imana, utanga amahoro ku babuze amahoro, kuko amahoro utanga nta mubabaro wongeraho. Ni wowe ugira icyo ukora ukakirema ukagikomeza. Dusengeye abari kure ndetse n'abari hafi, dusengeye abumva ururimi tuvuga n'abarusobanurirwa n'abandi. Imana nyiribihe, nikomeze ikore, nikomeze yigaragaze, atawi biniko saya aniwa. Imana ishimwe ibyo wagambiriye gukora ku bwoko bwawe, ubisoresha umwete wawe. Rero urakoze ko uyu mwanya ubanye natwe ukadushyigikira. Ubuntu n'imbabazi n'urukundo rw'Imana no gufashwa umwuka wera bibane natwe none ukageza iteka ryose. Amina. Amen.